twasenze hari amakuru duhabwa n'ijuru ngo bamenye ko ibyo byo kurya nubwo ari byiza umwami arya ariko bicishwa imbere y'ibigirwamana bikamurikirwa ibigirwamana. Aba bahungu si twari kumwe ariko ntekereza ariko bavuze baravuga ngo niturya ibi biryo by'umwami arya bamurikira ibigirwamana turaba twihuje n'imbaraga z'i Babuloni, kandi kugira ngo tuzadomine i Babuloni nuko dukomeza gutunga umwuka wera. Barokore, kugira ngo mudomine isi nuko mugomba kugira umwuka wera. Ekonomi ishobora kumanuka, ubutunzi bukamanuka. Nari nabivuze, hari igihe umuntu yubaha Imana adafite amafaranga, ariko amafaranga yaza umuntu ntiyongere kubaha Imana. Amafaranga si mabi, ahubwo biterwa n'uburyo uyakoresha n'icyo ugiye kuyakoresha. Imana iduha amafaranga. Ngo Uwiteka abaza Satani, icyo kiganiro cyabayeho ntabwo Yobu yari ahari. Hari igihe Imana igikwirata mamisimbi we, Imana ikakwirata ikavuga ngo mbonye umuntu ukiranuka, mbonye umudamu ukiranuka, yahuye n'amakuba menshi, yahuye n'ibimugaragaza byinshi, ariko yakomeje kunyubaha. Imana ikakwirata. Muri iri teraniro Imana ishobora byose ikwirata. Mama Kareba, Imana ikwirata. Uvuye he Satani kuzerera isi no kuyitambagira, Imana ihita yirata Yobu. Irita imwirata. Umva iravuga ngo waroye neza witegereje uburyo ki Yobu anyiranukira kanyubaha. Icyo kiganiro ngo hanyuma Satani aravuga ngo impamvu Yobu akubaha ni ukubera ibi, afite abana, arakize, aratunganiwe, bimeze gutya, ariko wabimpa ntabikoraho. Yobu yakwihakana. Imana ukurimo imwirata ireba mu mutima wa Yobu ko Yobu kuba yubaha Imana atari ubutunzi, atari ubwinshi bw'ibyo afite. Imana ntabwo igihura n'ikibazo cya krize ngibera kubiye ko izakugirira neza, izaguha umugisha, izaguha amafaranga, izaguha gucuruza, ngo wenda ikaba yarahuye n'ikibazo cya economy. No, abantu bo bajya bashirirwa, ariko Imana yacu ntabwo igishirirwa. Mu bubiko bw'Imana biracyahari. Wicogora, winanirwa, Imana izabikora. Mana turaguhimbaje kuko umubiri wawe wabaye igihaza bose, kandi amaraso yawe yabaye ikimara nyota. Umuntu wese ugusanze mumara inyota, kandi Imana witangira ku buntu. Uravuga ngo muze munywe, ngo kandi murya ku buntu mudatanze ifeza. Mana turagushimiye ko ari wowe wenyine wabashe guhaza abisi bose. Ugushatse wese arakubona, kuko aravuze ngo mbonwa n'abanshaka, abanshakana umutima wanjye bo bose uzambona. Turanezere ko duteranye mu izina ryawe, tukaba turi muri uru rusengero, imitima y'abantu bose baje kukureba. Nyemerera Kristo, ijambo ryawe niwo mutsima utera imbaraga, kandi ijambo ryawe ni indorerwamo umuntu wese yireberamo akabona uko ahagaze. Ufashe umukozi wawe ugiye kumugabura, aba umugabura akoreshejwe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, kandi imitima yose Mana ibimirima mizima igiye guterwamo imbuto nziza. Mwuka wera w'Imana turamuraritse ngo azadusobanurire mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye gukora ijambo ryawe ritubwira. Mwuka wawe wera ganza mu mitima yacu, kandi ijambo ryawe ndabizi ko ritajya rimanukira ubusa, ahubwo risohoza icyo waritumye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 3. Turasoma duhere ku murongo wa 13. Ndaza kugenda mbabwira indi mirongo turagenda dusimbuka. Ndagenda nyibabwira mirongo turi busome muri icyo gice. Mugireyo ni page 426. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 3 murongo wa 13 niho duhera. Hanyuma turaza gusoreza mu gitabo cya Mose cyitwa kubara.
hanyuma tuze guhuza n'iringiri ryo mu gitabo cya Daniyeli, hanyuma dusenge. Katwumve kwavuze. Mwahageze haravuze ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka, Meshake na Abedinego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedinego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itana ry'umuriro ugurumana. Mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ndimo ndumva impapuro zigenda dise. Saduraka, Meshake na Abedinego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itana ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko nawe itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Kadusimbuke ku murongo wa 24. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko Nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe Basaduraka, Meshake na Abedinego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka, Meshake na Abedinego baherako bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo ubatwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Ubwo umuntu uri mu mwuka we yatangiye gufashwa, nubwo tutarasobanura bitewe n'icy'umwuka natwe dusobanure muri iri jambo. Turebe mu gitabo cya Mose cyitwa Kubara. Igitabo cya Mose cyitwa Kubara, igice cya 14, no dusoma. Kubara igice cya 14. Kaduhere ku murongo, reka mere ku wa mbere, umurongo wa mbere. Iteraniro ryose, paje 142, igitabo cya Mose cyitwa Kubara. Haravuze ngo, iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu. Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu, kugira ngo tukicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta suko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati, twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Umurongo wa 5. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Efune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Umurongo wa 7. Babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane.
umurongo w'umunani ariho nagendereye haravuga ngo niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora, kanongeraho n'iri, icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, nimubatinye mwakira ijambo ry'Imana. Ese basi wavuze wakwakira ijambo ry'Imana? Mu bintu bifasha umuntu arimo abwiriza abandi, icya mbere nuko bamureba, icya kabiri nuko aho asabye ko muvuga namwe muvuga. Ubusenya ntera haleluya nyinshi ngo mvuge ngo izimara mbararo zirindwi ariko hari igihe numva umwuka mpaye kuyitera kandi nkumva ari aho ngaho. Muvuge ngo amen. Ongeraho tuvuge ngo amen na twese. Turashimira Imana iduhaye uburyo bwo kuboneka imbere yayo. Imunyeme duhereze Imana icyubahiro. Ntago ari by'abantu bose, ntago ari by'abantu bose bagize iyo occasion yo kuboneka mu nzu y'Imana. Mwene data Jean Paul muvuga butumwa yavuga akantu nkunda, aravuga ngo gucika Kigali ntago byoroshye, ntago biba byoroshye. Hari impamvu zatuma utabasha kuboneka, ariko Imana ishimwe kiguhaye umugisha wo kuboneka mu materaniro. Kandi abantu bose bateranye ntago bateranye bavuga izina ry'Imana. Hari abaterani bari Nyabugogo bavuga ngo nangahe, ziragura ngahe, karoti nangahe, ariko turashimira Imana ko yaduteguriye icyo benakwita restaurant nziza yo kurya iby'umwuka bikuza umuntu w'imbere. Tena haleluya, bikuza umuntu w'imbere. Paulo yaranditse aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma arushaho gusaza, ariko umuntu wacu w'imbere arushaho kugenda bamushya. Naha rero tuvana iby'umwuka ku buryo umuntu w'imbere agenda bamushya, uw'inyuma yasaza minkanyari kaza. Nanjye suku nguko nanganaga nimo ndagenda nsaza. Reba no kusoma banyandikiye rinete nsigaye ndeba muri Bibiliya ifite utunyuguti duto kabanza ko ubwo ndimo ndagenda nyine. Madamu mwari mushyaka siko bimeze? Sawa. Hari umugabo twarimo tuvugana yarimo anyandikira agerageza no kumpamagara kuri video call. Ni umukozi w'Imana, amaze igihe ari Roi Faisal, muvuze wenda bamwe bamumenya, yitwa Tisien, profete muhanuzi, umukozi w'Imana. Yarimo anyandikira hariya arimo ambwira ngo Imana irimo irakora imirimo. Amaze igihe ayo mashina y'Imana cyangwa impamvu wenda bakomye amashyi nabazi uwo muntu icyabaye n'ibyabaye, abandi ari kumushura kuba mutabizi. Yakoze impanuka ikomeye cyane, yaramaze igihe rero arimo ambwira ati ndimo ndabona bikunda, noneho aranampamagara agira ngo tuvugane, ariko namubwira ndi mu rusengero. Impamvu mbivuze, amaze igihe unagiye Roi Faisal n'abandi barwayi, harimo abantu bumva baterana ariko bitewe na kondisiyo barimo ntibibakundira. Wowe rero Imana iguhaye uburyo, ni nayo mpamvu reka mabwize ukuri, insengero zarafunzwe nyinshi, ariko turashimira Imana ko sheri yacu Imana ishimwe. Ubwo abashitsi mwadufashe gushima Imana, none se bwo wowe wari kubusengera he? Wahitumbira ngo ntago bikureba, ariko birakureba mushitsi waje uyu munsi, kubera ko nawe ufite aho waje gusengera. Abanyeterero haleluya. Hanyuma ndifite ijambo buriya reka mabwire kubigisha mu bintu birushya n'ukumenya message Imana ishaka gutanga. Naho Bibiliya nawe urayifite, biranashoboka yuko aho nsomye nawe bahakwigishije, ariko mu bantu bategura kwigisha kubwiriza, kumenya topic, kumenya message abantu bakeneye. Rero Imana impaye topic ivuga gutya ngo ntugahindurwe n'impinduka z'ibihe. Ako ngako ubwo se murabyumvishije?
cyangwa dushyiremo nanjye shyiremo indirimbo ni chorus. Ntugahindurwe n'impinduka z'iki z'ibihe. Ndongera bisubiremo. Impinduka z'ibihe ntizikaguhindure. Amen. Amen. Kandi hari impinduka ebyiri. Hari impinduka ziza, ari impinduka mbi, hariho n'impinduka nziza. Ariko muri izo mpinduka zose ntizigatume uhinduka. Hari igihe umuntu aba umurokore adafite amafaranga. Twakira umushumba wacu dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ubwo n'abashyitsi batari bamuzi, ubwo nkoze presentation nabyo ndabikoze n'umushumba wacu torero ryacu. Umushumba paruwasi. Bibiliya itubwiye ngo iki? Mu gitabo cya Danieli igice cya 3. Bibiliya itweretse abasore batatu, nubwo hari abandi bayuda bari Babuloni, ariko Bibiliya itubwiye abasore batatu, Sadraka, Meshake na Abedinego, bageze mu gihugu cy'i Babuloni. Impinduka z'ibihe zabagezeho, kandi ntacyo wakora donc ntacyo wabasha gukora ngo ubuze impinduka z'ibihe kubaho. Economy ishobora kumanuka, ubutunzi bukamanuka. Nari nabivuze, hari igihe umuntu yubaha Imana adafite amafaranga, ariko amafaranga yaza umuntu ntiyongere kubaha Imana. Amafaranga si mabi, ahubwo biterwa n'uburyo uyakoresha n'icyo ugiye kuyakoresha. Imana iduha amafaranga. N'iyi mikrofone irimo kuvugiraho, n'izo ntebe, n'ayo makaro n'urusengero ubona rumeze buriya, ni amafaranga, money. Amafaranga rero si mabi. Hari igihe bajya batwigisha iyo myumvire yo kuvuga ngo amafaranga si meza, ngo ni amabi ya Satani, ngo amafaranga mama ni meza, ahubwo biterwa n'uburyo uyakoreshamo. Hari igihe umuntu abona amafaranga agakora umurimo w'Imana, akagura sonoriza ibyuma. Hari igihe umuntu abona amafaranga, yes, amafaranga agakora nyine, yes, amafaranga ni meza. Kuko mwese uko mbareba, mwese mufite amafaranga. Amafaranga ni nk'amaraso, kandi mwese mubeshejweho murya amafaranga. Rero impinduka z'ibihe ntizigatume uhinduka. Amafaranga naza, komeza wubaha Imana. Kandi birashoboka ko umuntu yagira money, amafaranga, akubaha Imana. Zamura cyane haleluya. Ndi refera kuri Bibiliya, ndatanga ingero kuri Bibiliya. Bibiliya ivuga umugabo witwa Yobu. Twese n'umunyagice yaje gusenga bazi inkuru za Yobu. Nta muntu wayoberwa inkuru za Morodikayi n'abayuda. Niyo yaba ari umunyagice, iyo story abayizi. Bibiliya iravuga ngo Yobu yari umukire, ngo mu bihugu by'ibirasirazuba nta mukire wari ukize nka Yobu. N'uyu munsi nta muntu ufite ubutunzi nk'ubwa Yobu. Yari afite ibimasa ibihumbi n'ibihumbi, reka ibyo mbireke. Yari umukire, ariko umunsi umwe, one day, impinduka z'ibihe ziraza, kandi ziza atabishaka. Hari igihe impinduka z'ibihe zaza utabishaka, ariko zikaza. Ariko Imana irambwiye ngo impinduka z'ibihe ntizigatume uhinduka, ngo ute agakiza. Yobu impinduka z'ibihe zamugezeho. Ubwo Imana afasha wenda batazi wenda iyo story, zimugeraho. Bibiliya ivuga ngo iki? Uwiteka yirata Yobu. Abakiranutsi b'Imana, Imana ibahoza mu mugambi wayo. Abakiranutsi b'Imana, Imana ibahoza mu kanwa kabo. Donc ihora ibirata, ihora ibavuga neza. No, the trouble choose they or now. Reka ntange urugero. Umubyeyi ufite abana hano, iyo umwana umutuma akanyaruka, yumvira, ashyira mu bikorwa by'umuhaye, umubwiye gukora. Niyo waba ufite abana barenga 8, nka mama Gisele marabyumva, ukagiramo abana, umwana unyaruka, uwo mwana nawe uramukunda. Yes, ni nako kwa Yakobo niko byagenze. Yakunze uwitwa Joseph kubera ukuntu yego. Hanyuma rero n'Imana nayo mu bantu benshi, mu bakristo benshi, Imana igikunda umuntu yubaha akayumvira. Ngo Uwiteka abaza Satani
icyo kiganiro cyabayeho ntabwo Yobu yari ahari. Hari igihe Imana ijya ikwirata mama isimbi we, Imana ikakwirata ikavuga ngo mbonye umuntu ukiranuka, mbonye umudamu ukiranuka, yahuye n'amakuba menshi, yahuye n'ibimugaragaza byinshi, ariko yakomeje kunyubaha. Imana ikakwirata. Muri iri teraniro Imana ishobora byose ikwirata. Mama Kareba, Imana ikwirata. Uvuye he Satani kuzerera isi no kuyitambagira, Imana ihita yirata Yobu. Irita imwirata. Umva iravuga ngo waroye neza witegereje uburyo ki Yobu anyiranukira kanyubaha. Icyo kiganiro ngo hanyuma Satani aravuga ngo impamvu Yobu akubaha ni ukubera ibi, afite abana, arakize, aratunganiwe, bimeze gutya, ariko wabimpa ntabikoraho. Yobu yakwihakana. Imana uko irimo imwirata ireba mu mutima wa Yobu ko Yobu kuba yubaha Imana atari ubutunzi, atari ubwinshi bw'ibyo afite, ahubwo akunda Imana only. Hari abantu bajya bavuga ngo uwampa amafaranga nakubaha Imana. Mama, niba udakiranuka ku cya 10 cy'igihumbi, ntabwo uzakiranuka ku cya 10 cy'ibihumbi 100. Negative. Kuko kurusha kugenda ugira amafaranga niko imibare itangira kwiyongera. Mwarabibonye namwe? Igihumbi kimwe kukibarira biroroshye, ariko bitangiye kugenda bizamuka. My goodness, bibe ikibazo gikomeye cyane. Niba udakiranuka ku gihumbi wabonye, ku bihumbi 10, igihumbi si cyawe, bikakunanira gukiranuka, miliyoni niza, ntabwo gutanga ibihumbi 100 bizakunda. Imana rero iratuzi. Iyo iguhaye 500 ikabona ukomeje kuyubaha, iravuga ngo uyu muntu umuhaye miliyoni yakomeza kumvuga neza. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka abwira Satani, ati genda byose ubitwara, ubikoreho, ubijyane, ariko icyo ubujijwe ni ugukora kuri. Hanyuma ngo byose ko byagenze abantu ko bapfuye burabyibuka, ndimo ndihuta. Yobu asigara nta mwana afite, Yobu asigara nta kintu afite, amatungo ye barayanyaga, inzu ziragwa, yicaye mu ifu, akomeza kubaha Imana, arakomeza kubaha Imana. Ntiyahindurwa n'impinduka z'ibihe, ntiyahindurwa n'ibihe bimugezeho, ahubwo akomeza kuvuga Imana neza. Kabiri, Uwiteka arongera aramwirata, arabati wabibonye ukuntu Yobu akomeje kunyubaha. Satani aravuga ati adakomeza kukubaha se, afite umubiri mwiza, umubiri w'umuhaye nkawukoraho yakwihakana. Uwiteka aravuga ngo genda ukore ku mubiri, ariko ubugingo bwo, ndashimira Imana ko ubugingo bwo bushinganye. Ubugingo bwo burashinganye. Satani yakora ku kazi, ariko ntiyakora ku bugingo. Ubugingo buri muri Kristo Yesu burashinganywe. Haleluya. Ndafashijwe nari ngiye kuririmba, ndafashijwe, ariko nabyo hanyuma rero ako mugire gutya muhereza Imana icyubahiro. Cameraman nyine biterwa aho Umwuka azanyanjyana, niho uzajya ujyana kamera. Muvuge ngo amen. Muri VIP amen. Ariko Imana ishimwe. Twebwe twajyaga dusenga, dutangira gusenga twabaga twicaye hasi, ariko Imana ishimwe yazanye n'intebe ziri white, ibintu byose nibiri white. Utuzuye Umwuka Wera hano, waba ufite problem, waba ufite ikibazo, ukaba wicaye mama, reba dore gusenge. Now anta wants be no because ariko Imana iteze ikibazo cye muri kindi. Ubu Imana ariko Imana sawa. Satani akora ku mubiri wa Yobu, impinduka z'ibihe ziracyaza kuri Yobu, kandi mukanya ndaje nsenge. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo Satani amuteza ibishuti. Abasomye Bibiliya ngo guhera mu bworo kugeza he, nta hantu na hamwe yasiga hose ibibembe. Bibiliya ivuga ngo iki? Arwara ibibembe, agera ku rwego biravuga ngo akajya yishimisha urujyo yicaye mu ivu. Bivuze ngo nta nzu agifite, n'inzu zari zaragiye zose, ibintu byose bimushiraho, ngo arimo yishimisha urujyo, ariko akajya yuzura Umwuka Wera, akavuga ngo Mana ni wowe wabimpaye, ni nawe ubyisubije, nta cyanandukanya nawe. Muvuge ngo amina rene data. Hari igihe umuntu uvuga ngo ntazongera kuririmba ngo baramuvuze, ntago barakuvuga, uvuga batarabona.
ngo ntabwo nzongera guhanwa, niba ari ibyawe uzabireke. Twe baratuvuze, baradusebeje, dukomeje kubaha Imana yacu. Abaje gusenga ivuga haleluya. Okay, ndaza kureba aho urimo gufashwa mungana. Abazana none se ariko nama. Nta kintu wakora kuri janvier ngo kimbuze gukorera Imana. Ntacyo. Nta magambo abantu bamvuga kugeza ku rwego ambuza gukorera Imana. Ntabyo. Naho bavuga bakavuga, ibyo bidusunikira ku mwami wacu. Kandi niba baravuze Yesu, wowe ntabwo Yesu umwana w'Imana akaba n'Imana, wowe se bagutinya uri umuntu, nawe bazakuvuga. Imana tugire neza. Imana tugire neza. Wanditse ngo n'iby'ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Yakobo arandika aravuga ngo yo igice cya mbere umurongo wa 12, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Kugeragezwa ni kimwe no kwemerwa ni ikindi. Twese turageragezwa, ariko Imana ishaka aba bemerwa. Iyo umaze kwemerwa, Imana ikuvanaho igisuzuguriro. Iyo umaze kwemerwa, Imana irakurwanirira. Iyo umaze kwemerwa, erega tuvuga Imana twabonye siyo twumvise. Ari ne Yesu ashimwe cyane. Iri teraniro ririmo abakozi b'Imana, abahanuzi n'abavuga butumwa. Ari ne from Kabeza tuguha ikaze. Ririmo abayumbe. Ariko Mana, sheri wewe ugize umugisha. Ari mwifu yishimisha urujyo, bisobanuye ngo inzara ntizigihari, nta gifite uburyo bwo gushimisha inzara. Reba kugeza ku rwego umuntu ananirwa kwishimisha inzara akitabaza urujyo. Ariko nubwo ari muri iyo situation, nubwo ari muri ibyo ibihe ntibizamuhindura. Byageze ku rwego n'inshuti ze zimuvaho, reka nihute, bigera ku rwego umugore amugati rero reba igitutsi cyababaza Imana uyituke ikwice. Ni nko kuvuga ngo nubundi byararangiye, ndabona nta kintu usigaje, ntuzongera kumpahira, ntuzongera kunyambika bubu, ntuzongera kunyambika inkweto nziza, byararangiye. Ariko Yobu avuga neza cyane, Imana iguha ijambo ugomba gusubiza Satani. Yobu asubiza neza, arabati wa mugore we ubaye nk'umugore umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana yaduha ibyiza mu kuboko kw'iburyo tukakira tukarisivinga, ariko yaduha ibibi mu kuboko kw'ibumoso nitwakira. Arabati hoya, haraho yavuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kubinyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Zamura cyane haleluya baje gusenga. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Inzu zaragiye ndakiranutse, abana baragiye nkomeje gukiranuka, inshuti ziragiye nkomeje gukiranuka, umubiri wagiye nkomeje gukiranuka. Akomeza kubaha Imana. Impinduka z'ibihe ntizatuma ahinduka. Bibiliya yatubwiye kuri aba basore bageze i Babuloni, bari banyazwe bajyanywe i Babuloni, ariko kandi nubwo bavanywe i Buyuda, ariko igihugu cyabo kiracyabarimo. Nubwo bagiye i Babuloni, ariko baracyafite Imana y'Abayuda. Nubwo bagiye i Babuloni, ariko baracyafite ibyiringiro. Nubwo bagiye i Babuloni, baracyakomeje kubaha Imana. Mu gice cya mbere umurongo w'8 ngo bagambirira mu mutima Daniel na bagenzi be ko bataziyandurisha ibyo kurya. Yo hari abantu barimo kwiyandurisha utuntu turi cheap, utuntu dufutitse. Igaburo ry'umunsi umwe rikakubuza kubona igaburo ry'igihe kirekire. Merikiga I'm so sorry, ntukimuhe ndibutse. Igaburo ry'umunsi umwe ntirikakubuze igaburo ry'igihe kirekire. Hari abantu igaburo ry'umunsi umwe ribabuza igaburo ry'igihe kirekire. Ubwo nakabisobanuye ariko bitewe n'igihe cyanjye mba nihuta. Bibiliya iravuga ngo iri gaburo umwami yemeye kuduha, kurya iby'umwami arya, kunywa vino umwami anywa, ni byiza cyane. Ngo ariko basenze bamenya iyo twasenze hari amakuru duhabwa n'ijuru.
ngo bamenye ko ibyo byo kurya nubwo ari byiza umwami arya ariko bicishwa imbere y'ibigirwamana bikamurikirwa ibigirwamana. Aba bahungu si twari kumwe ariko ntekereza ariko bavuze baravuga ngo niturya ibi biryo by'umwami arya bamurikira ibigirwamana turaba twihuje n'imbaraga z'i Babuloni, kandi kugira ngo tuzadomine i Babuloni nuko dukomeza gutunga umwuka wera. Barokore, kugira ngo mudomine isi nuko mugomba kugira umwuka wera. Ndabona mutarimo mubyumva kuko navuze ngo Imana irabatabaye, nyamara niba nkwigisha Imana irakora ibintu bikomeye kuwizera. Ariko nari mvuze ngo ntekereza ko bageze i Babuloni baravuze ngo kugira ngo tudomine i Babuloni, kugira ngo nuko tutarya ibi byo kurya umwami arya bicishwa imbere y'ibigirwamana, nitubirya turaba twihuje n'imbaraga z'i Babuloni. Ngo abahungu baravuga ngo twebwe ntituzabirya, bararahira baravuga ngo ntituzabirya. Warushinze kuri umurinzi w'inkone bati twebwe tugerageze uduhe ibishimbo utwihera amazi. Reka nihute ngo bagiye gusohoka aba bahungu ngo basohotse bafite icyo bita fresher, bafite ubwiza. Icya kabiri ngo bafite ubwenge kuko bagomba kwigishwa ururimi rw'urukarudaya ngo ndetse n'iby'ubwenge n'ubwenge ngo kugira ngo umwami adapfirwa ubusa. Ngo ariko aba bahungu muvuge ngo amen. Jesus Christ, muvuge ngo amen. Reka mabwire, iyo ugambiriye kubahisha Imana, Imana nayo igambirira kukugirira neza. Nagiye mbibona no kuri iyo ugambiriye kubaha Imana. Hari n'igihe abantu bavuga ko ubuze ubwenge, bakavuga ko ubuze ubwenge, ariko iyo ugambiriye kubaha Imana, Imana nayo ikugirira neza. Bibiliya ivuga ngo bari bafite ubwenge inkubwe inshuro 10 kuri bagenzi babo. Ubwo bagenzi babo na basore b'i Babuloni. Buriya ba Danieli aka kanone babutakaze. Buriya nubwo bigaga bakigana n'abapfumu n'abakonikoni, ariko bafite Imana bubaha. Bavuga ngo Imana yacu. Mu gice cya kabiri hari ijambo ryiza cyane ngo umwami arose inzozi habura zo kuzirotora. Kubera iki? Ngo aba bahungu Danieli na bagenzi be nibo basobanuye inzozi umwami yarose. Kubera iki? Iyo wubahishije Imana, munega amatwi mwumve, ukubaha Imana, Imana nayo igivugana nawe ibyo abandi batumva, Imana ikabikubwira. Ibyo abandi batazi, Imana ikabiguhishurira. Bibiliya ivuga ngo umwami arakazwa nuko bananiye gusobanura inzozi. Aravuga ngo muricwa, abapfumu b'i Babuloni, abakonikoni, abarozi, mwese murapfa. Ngo havamo umwe aravuga ngo turi dupfa twenyine, hari abandi twabanye. Baravuga ngo hari Abayuda, Danieli na bagenzi be ngo bagiye kubahamagara, babazanye imbere y'umwami. Danieli aravuga ngo duhe igihe tujye gusenga. Ngo bajya gusenga, basenga iryo joro, ngo bararyama. Baryamye nta nijwi bumvishije. Erega nubwo itavuga, Imana yacu irakora. Se wavuze ngo amen? Baryama, Imana itaba nta kibabwiye. Ngo muri iryo joro Imana igendera Danieli, ngo ahita ahabwa inzozi umwami yarose. Ngo arabibona, abona cya gishushanyo ndihuse. Ngo arabibonye, abyutsa abagenzi be. Sinari mpari, ntekereza ko babyutse bafite ubwoba. Ati habaye iki? Ngo Danieli aravuga ati tugenda tugire imbere y'umwami. Bageze imbere y'umwami, Danieli kubera umwuka w'Imana umurimo, ngo asobanura inzozi umwami yarose. So igishushanyo yarose nicyo bivuga ibihimba. Reka nihute. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo umwami akuza Danieli, amuha kuba gavana w'umujyi. Ariko icyo nakundiye Danieli, ntameze nk'abarokore b'iki gihe. Umuntu usengana nawe yatabarwa akavuga ngo bye bye, ngiye China mu Bushinwa, bye bye, abo kuwa gatatu bye bye. Twarasenganye ku karaga ahangaha. Biravuze ngo Imana ni gutabara. Ujye uzutanga amakuru, uvuga ibyo Imana yakoze. Ubwire Werarisi aguhe mikrofone, uvuga imirimo y'Imana, kandi uzaze wikoreye. Ntago ari amagambo gusa. Icya 10 cy'imbavu uzabijyane Kanyarira naho. Aha ntago ari igice 10 cy'imbavu n'icyo ya. Aha no kuzana umufuka w'umuceri, ukazana umufuka, ukazana isima, ukazana isima, ukazana
ariko abantu narumiwe nabonye aho Imana ikiza umuntu kanseri. Mama Jose ntubizi muri Niba iwacu umuntu agakira kanseri bamubwiye ngo no kujya India n'ukwihutana umwana wawe India n'ukwirukanka ukajyayo nutabikora arapfa. Twaba turimo dusenga iyera erega ikibazo ibyo utazi ntugatinde uhakana ahubwo ujye utinda ubyiga. Naho reka nze nisoza abasaza nabo bavuge ibyo utazi ntugatinde ubihakana ahubwo ujye utinda ubyiga. Umuhanga niko abigenza. Wivuga Imana ntivuga twebwe turabizi ko ivuga. Wivuga ngo Imana ntikora twebwe turabizi irakora. Abarakora haleluya. Now that one power knows. Twabonye Imana idukorera. Twabonye dusenga duhanura ibyo tubwiye ikabikora. Bure niyo mpamvu utabona ntacyo wakora ngo bitume tuva muri position ya Imana dushyize gukorera Imana. No, ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Imana iravuga kandi igakora. Umuntu agakira kanseri ariko akaza mu rusengero akaza atubwira ngo tuzamura amaboko akanadukoresha. Twagize kuyazamura dusenga tugeze no kuyazamura ibisubizo byarabonetse. Ni muyazamure ariko ko mutayarambura muyarambure cyane. Haranira ubu mundeba haranira Imana yakoze ibintu bikomeye. Burano niba kinabivuga ngo babishire ahagaragara. Abantu kenshi batubwira hibagejeje ariko nibatubwire hibavanye. Mba nkubwiye ukabimumbwira ariko mubwire mwongore ntumukoreho gusa. Mubwire ngo ujye uvuga Imana ikuvanye ntukavuga ikugejeje. Yes, kuko ikuvanye niho hari ubuhamya. Wimbwira ngo twasoma ngo so. Banza umbwire ko hari umuboyi uyu munsi ukavuga English. Aho niho hari ubuhamya. Wimbwira ngo nawe usigaye urara mu nzu yawe unufite n'abapangaye. Banza umbwire ko wigize kubura ibihumbi 3 byo kwishura nyirinzu. Aho nibwo nibuze kubona imbaraga z'Imana. Mu bintu bituma dukomera ukwiye kuvoma imbaraga mu by'Imana yakoze. Mu bintu bizatuma urama muri iyi nzira y'agakiza nukuvoma donc ukavoma imbaraga mu by'Imana yakoze inyuma. Niyo mpamvu Karebo ahamije Imana avomye imbaraga mu by'Imana yakoze inyuma hariya. Ni nayo mpamvu adahinduwe n'impinduka zibihe. Abandi bavuga ngo turapfuye ntituzakijyamo. Waravuze ngo twebwe tuzakijyamo. Kandi abo banakibarebare mureba tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira. Uwiteka ari kumwe ari mu ruhande rwacu ariko aravuga ngo attention ntimumugomere. Abandi bose baguye muri ubwo butayu. Karebu na Yosuwa bahamije Imana mu kibaya nibo bageze i Kanani. Iyo uvuze Imana neza mu butayu ugera i Kanani. Iyo uvuze Imana nabi mu butayu ubupfiramo. Biratangaje cyane. Reka mvuga akantu. Karebu ntabwo yari umwisirayeli kubasoma Bibiliya. Ariko biratangaje cyane Karebu kuvoma imbaraga mu by'Imana ikorera abisirayeli ubwoko bw'Imana. Akavomamo imbaraga agahamya Imana. Ariko ababikorerwa bo ntibavomemo imbaraga. Reka ntange nk'urugero. Biragoye cyane, birababaje cyane. Reka nivuge Fideli kuba Imana n'urugero yaraguhaye inzu nawe uzi ubuzima waciyemo n'urugero ukaba uri mu nzu yawe ariko kazungu yahagera akavoma imbaraga mu by'Imana yagukoreye iguha inzu. Kazungu we agikodesha no kwishyura ari danje ariko akavomamo imbaraga akavuga ngo iyatabaye nanjye izangirira neza. Birababaje cyane abarokore mutarimo muvuga imirimo y'Imana yabakoreye. Ntuvomeye imbaraga ngo uvome imbaraga. Ariko ibyo Imana yagukoreye hakaba hari abandi ku ruhande bavomamo imbaraga. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya
aba basore Daniel abwira mwami aramubwira ngo hoya sinjye njyanye no kwiye kuzamura hari abandi twasenganye bagenzi be nabo bagavana guverineri bajya kuyobora intara ariko mu ntara nyine ntacyo bitwaye yarabavuganiye biratangaje umurokore utavuganira mugenzi we Imana kwe kugiriye neza wowe wagize neza hari mwene data wigishije neza kuba umunyamumaro kuba umunyamumaro buriya hari iby'Imana igusubiza kugira ngo nawe usubize abandi kandi umva umuntu wese akenera umuri hejuru niko bimeze ubu nanjye hasi yanjye hari abankeneye nanjye hejuru hari abo nkeneye ibyo dusaba Imana ntago biri ahandi biri mu bantu aho Imana yagambiriye kuzakugeza izaguha umuntu ugufata ukuboko ahakugeza ayo mashyi aturika nk'utugori turi kumbabura natwe twimibeye ndisobanura ibyo dusaba Imana idusezeranya byose nta handi biri mu bantu nawe wicaye uyu munsi aho ugeze ni umuntu Imana yaguhaye ku buzima bwawe aragufata kugezaho turabyemera ngo yego ahubwo Imana iguha umuntu w'umumaro ku buzima bwawe utuma umuntu ushyigikira ihishurirwa ufite ejo bundi nagiye i Kanombe mpasanga abantu Imana ibaha umugisha nari njyanye mama wanjye arwaye afite rendez-vous yo kubagwa appendicite kakantu kuzuramo amabuye ariko kubera abantu ufiteyo reka nkubwire ushobora kugerayo kugira ngo uzabone dogiteri ukazamara n'amezi angahe ababizi murabizi bajya i Kanombe ariko nagiye uwo munsi ndara mbonanye na dogiteri duca mu cyuma kuko yaravuye i Kanombe ariko nani Kacyiru bavuga ngo arambwe ngo nace mu cyuma acamo turara byose tubikoze turataha ubu afite rendez-vous yo gusubirayo muri iyi minsi kubera abantu ubundi ushobora kuhagera ukajya wirwa uzenguruka dore ko ari na hanini uzenguruka ugaruka gutya ariko nagezeyo bagati mukozi y'Imana Bibiliya iravuze ngo Daniel mu gice cya 3 twasomye bari Babuloni impinduka zababayeho ariko ntibahindurwa n'izo mpinduka naratangaye munsi umwe umwami ngo ategeka ko abantu bajya mu kibaya cya Dura ngo bajye kuramya igishushanyo yakoze ibyo murabizi ngo bageze muri icyo kibaya abantu bose barapfukama bumvishe ya majwi y'amakondera murabizi ibyo nabyo ngo Saduraka Meshake na Abedinego ngo banga gupfukama baravuga ngo twebwe ntago tuzapfukama ngo bange gupfukama havamo umuntu aho ngaho ajya kubwira umwami aramubwira ati ba basore b'Abayuda wazamuye mu ntera wakujije wahaye icyubahiro nibo bagusuzuguye reka mabwire byari bikomeye cyane icyambere aba basore n'abanyagano none nibo banze noneho no kumvira itegeko ry'umwami ngo baravuga ngo nibo bagusuzuguye ngo umwami araza arababaza ngo nimwe mwabyitumye iri jambo riravuga ngo yarazi ko ari abantu bubaha rwose basanzwe bubaha aravuga ngo niyo Mana yabakiza amaboko yanjye niyo Mana yabakiza itanura ry'umuriro ugurumana ngo avuze gutyo abahungu sinari kumwe nabo baravuga ngo tubonye umunsi wo kuronshinga wo gupresenta wo kugaragaza Imana yacu baravuga ngo tugize amahirwe yo kuvuga Imana yacu baravuga ngo twebwe mwami nta yindi mpamvu itumye tugusubiza iri jambo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi ikadukiza amaboko yawe nyagasani murongo wa 18 baravuga ngo ariko naho itadukiza no fome kanda duis now onamandite dozibi rero kubera ko ngende umuntu returu ziraha nyine ndimo ndavuga nkuva navunitse kandi returu zirahadise Imana yacu dukorera nangane biryoshye Imana yacu dukorera baravuga ngo ibasha kudukiza mu itanura reka duse nk'ababivuga ngo Imana irabibashije
ku bantu baje gusenga Imana musenga bavuga ngo ibyacu Imana irabibashije. Zamura sawa, pandisha sauti, vuga ngo ibyacu Imana irabibashije. Thank one is true word be former when Imana irabibashije sister. Kandi Imana igukuyeho amarira n'umubabaro. Okay, for be unto were adored me. Kandi hari ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe uzaze hano ushima Imana. Bibiri iravuga ngo nawe itadukiza, nawe itaduha kubyara. Hari abantu bajya basenga amasengesho cyo koza turi kumwe sinasengana nawe. Nahita nkuhunga kugira ngo utanteze Imana. Umuntu usenga ngo ariko Mana ngo bikore turebe. Haleluya, bikore Mana turebe. Bikore bamenye kuri Imana. Makazi babimenye kuri Imana. Bikore se nkorera ubukwe bamenye kuri Imana. Wabyaye n'Imana, utabyaye n'Imana, wize n'Imana, uri umukire n'Imana, ukennye n'Imana, wariye n'Imana, utariye n'Imana, wambaye neza n'Imana, everything igihe cyose n'Imana. Haguruka dutere haleluya. Wariye n'Imana, utanariye n'Imana, igihe cyose everyday n'Imana. Uwabonye promotion n'Imana, wabonye mission n'Imana, utayibonye n'Imana, ukodesha udakodesha that's over no. Ntishirwa n'amatora ngo hari wenda manda yayo izarangira. Kandi reka mbwira abantu abasezeranijwe n'Imana. Wera se ni wowe wabite utampaye iminota yanyu bitu ntiugize umbwira buriya ariko ndakrosinze ndaje. Ndatekereza ko iyo watekereje ntarengejeho nk'ibiri. Ntibigize iminota bundi buriya nashatse kwibaza ariko nabareka. Reka nze nsoze. Reka nsoze muyobozi. Muvuge ngo amen. Iyo umuyobozi ahagurutse nyine bari itegeko. Ndaje. Ya n'Imana. Reka mbwira abanyamasezerano bari hano kuko nabo Imana yabantumyeho abanyamasezerano ariko muzi ko mwavuganye n'Imana. Niba ari abantu babasezeranije mujye kubibaka, ariko niba ari Imana yavuganye nawe usihogope. Niba ari Imana yavuganye nawe ntugire ubwoba kuza ko bizaza. The normal cause for the should be long. Bitinde ariko bizaza. Uceha hakomeye ariko niba ariyo yabivuze izabikora. Imana ntago igihura n'ikibazo cya crise ngibera kubiye ko izakugirira neza, izaguha umugisha, izaguha amafaranga, izaguha gucuruza ngo wenda ikaba yarahuye n'ikibazo cya economy. No, abantu bo bajya bashirirwa ariko Imana yacu ntabwo igishirirwa. Mu bubiko bw'Imana biracyahari. Wicogora, winanirwa, Imana izabikora. Kabiri, ibyo unyuramo bikomeye si igisobanuro cy'uko ibyo Imana yavuze itazabikora. Irimo irashaka abahamya, irimo irashaka abahamya. Dirija we, irimo irashaka abahamya bazavuga imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Kabiri, n'abantu barimo kugeragezwa nk'uko Imana ibishaka. Yambwiye ngo wowe ugeragezwa nk'uko Imana ibishaka, humura iri kumwe nawe. Ijisho ry'Imana rirahari ntiryigize rikureka. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana yatabaye aba bayuda, aba basore batatu. Bibiliya yavuze ngo babanaga mu muriro, umwami arahaguruka ajya kureba. Ariko ndatangaye harimo icyigisho gikomeye. Yarahagurutse ajya kureba. Hari abantu bagiye kumva inkuru yawe, hari abantu bagiye guhaguruka baze babaza amateka yawe, baze babaze uko byagenze. Ngo umwami arahaguruka kandi niwe wagombaga guhaguruka. Afite ibisonga, afite kuki ari uhagurutse. Niwe watanze itegeko ko bagomba gushyirwa mu itano ry'umuriro ugurumana. Ni nawe ugomba gutanga itegeko ko basohoka. Ni nawe ugomba kuvuga imirimo y'Imana kuri aba basore. Ngo arungurutse abonamo abantu bane. Arabaza ngo harya ngo twatayemo abantu bangahe? Baramubwira ati ariko se mwami, buriya bavuze ibintu byinshi hariya, ubu uribagiwe none ahangaha twatayemo abantu batatu. Aravuga ati no, njyewe mbonyemo abantu bane, kandi uwa kane arasa, afite ishusho y'umwana w'Imana.
reka mvugire ijambo, icyatumye utamwara nuko habonetse ishusho y'umwana w'Imana. Icyatumye udakorwa n'isoni muri uyu mujyi wa Kigali nuko habonetse ishusho y'uwa kane. Reka dusenge Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Narivuze ngo Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka babaro, narivuze ngo Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Fena dotiz. Rega umuntu wese Imana imuha imbaraga nyine bizite naho azazikoresha. Hari Imana iha imbaraga z'ubwenge, knowledge, ubwenge, skills. Hari Imana iha imbaraga z'ikofi. Hari Imana iha imbaraga z'akanwa gutegeka gusa. Ubwo kandi ugiye kumbwira ngo bagiye gushyira na Yesu ni imbaraga duhava ati ndategetse. Rero hari ibintu Imana ikoze. Haguruka dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Icyifuzo numva mfite nukubwira Imana ngo Mana duhe imbaraga kugira ngo impinduka z'ibihe nizibaho. Harimo n'abazihagazemo uyu munsi ariko be guhindurwa n'izo mpinduka. Imana niguha imodoka ntazaba ari imodoka yo gusambaniramo. Imana niguha kwicara muri biro hahandi ntazaba ari biro yo gukoreramo ibyaha. Tubonye kagakobwa kitwa kakaja kavuze Imana neza kwa Namani. Nkunda zikuru kavuga Imana neza. Ubundi yari afite uruvugiro kubera ko ari umunyagano ariko avuga Imana neza. Reka dusenge Imana, dusenge Imana. Reka nakire mushumba wacu, mubyeyi wacu adutwara imbere y'Imana. Abwira Imana ngo Mana duhe imbaraga zibasha gusporta impinduka z'ibihe. Hari impinduka nziza zishobora kubaho nazo tuzihagararemo neza. Hariho n'imbi zaza tuzihagararemo neza. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu, ubasha gukora cyane ibiruta ibyo dusengera, ibiruta ibyo dusaba, ibiruta cyane ibyo twiyumvira. Umuntu wese uhagaze aha atarahaguruka, ataratekereza, we wamubonye, we wamwitegereje. Wakoze Yesu, wakoze Yesu. Bazagaruka imbere yawe bavuga gukomera kwawe, bavuga imbaraga zawe, bavuga ukuboko kwawe. Wa mugore yaravuze ngo nije wa mugore wari uhagaze imbere yawe arimo asaba Uwiteka umwana, none waramumpaye amwita Samweli. Bahagaze imbere yawe Mana, ubasubize kandi nabo bazagushima. Ni kubwa Yesu Kristo mwami. Amen.